Amahoro n'imigisha bikomeza kugenda byibanira nawe wowe ukurikiye Kigali Top News. Ni Kigali Top News ukugezaho amakuru abagiye ari kugenda atrendinga cyangwa acaracara ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Kugezaho amakuru rwose aba akiba ako kanya. Turabashuje kandi tubifurije amahoro n'imigisha mwebwe mwese muri mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda, nko mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba ndetse n'Uburengerazuba. Turanabashuje mwese muri umuryango w'ibiyaga bigari wa East Africa, haba kuri uherereye mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bihugu byose bigiye bitandukanye. Turabafushuje nabe mwereye muri Afrika muri rusange ndo kwisi ndetse no kwisi rwose muri rusange. Tukaba tugiye kukugezaho ni inkuru rwose imaze amasaha makeya ibaye, akaba ari inkuru yateye abantu benshi agahinda. Ni inkuru rwose imanuka imaze amasaha make ibaye, ni hariya mu karere ka Musanze rwose akaba habaye imanuka y'imodoka ya taxi. Akaba ari imodoka rwose ngo yari itwaye inyanya, aho yavaga rwose ngo mu mirima yari ijyanye uyu umusaruro ku isoko. Uyu mugabo rwose ngo yihutaga kuko yatanguranwa no kuba asanga abantu mu isoko rwose ngo batararangura, ngo akaba ari cyo kintu ngo cyaba cyamuteraga ngo kwihuta, kuko iyi manuka ngo yatewe n'umuvuduko mwinshi, aho iyi modoka yihutaga hanyuma rwose ngo iza kura control se cyangwa iza kura control ahantu yari igiye gukatira, hanyuma iyi modoka ihita yibirindura rwose. Yes, rwose ngo iyi manuka ngo ikaba iri manuka ikomeye cyane, nubwo iyi manuka rwose nta muntu n'umwe yigeze ihitana, kuko rwose ngo harimo umushoferi wenyine, ariko rwose ngo nawe ntacyo yigeze aba, kuko ngo yavuyemo ari muzima. Nubwo ubibonesheje amaso ari imanuka ikomeye cyane, kuko imodoka yibirinduye inyanya zose zarimo zivamo rwose. Abantu bahageze bavuga bati ni ibintu bikomeye, ubwo barebaga rwose inyanya bakagira ngo ni amaraso, kuko umuhanda wose wari wuzuye umutuku. Abantu bifata mu maso baravuga ati se ibi bintu ni ibiki bibereye hano? Ni nabwo rero rwose imbangukiragutabara zagendaga zihagera. Uyu mushoferi rero akaba yakomeretse, akaba atari ibintu bikomeye cyane, aho yaje kugezwa mu bitaro bya Ruhengeri, akaba ari kwitabwa rwose n'abaganga. Iyi manuka rero akaba ari imanuka rwose ngo yatewe n'umuvuduko mwinshi, aho abantu umuvugizi wa polisi mu Rwanda rwose yavuze ati abashoferi mukwiye kujya mwitonda mugatwara neza rwose mukagerayo amahoro, ati kuko kugenda wirukanka ukaba wahasiga ubuzima n'urwo rwose uyu muntu abashe kuba yarokoka, ati ntabwo ari byiza, ati kuko ubu ngubu arahombye, ati se amafaranga azatanga wenda akoresha iyi modoka, ati nta mafaranga rwose akabaye agira ikindi amufasha. Uti abantu bakwiye kuba bakwivanamo imyumvire yo kuba bahubuka cyangwa batwara ibinyabiziga bihuta, ati kuko rwose aho kwihuta ntugereyo, wagenda gake ukagerayo amahoro. Ati nibyo tugomeza kugenda tubwira abantu babagiye batandukanye, ndetse bakaba banakurikiza n'ibyapa bigiye biba biri mu muhanda, ati bakareba ahantu bari gutwara ndetse n'umuvuduko bari kugenderaho. Iyi manuka rero ibereye hariya mu karere ka Musanze rwose muri Ruhengeri, aho abantu benshi rwose bari kugenda bayivugaho bavuga bati se ibi bintu n'ibiki? Ubwo rwose bavuga ati abantu bakwiye kujya bagendera ku muvuduko, nubwo habayeho amahirwe ntihagire umuntu ubasha kuba yakwitaba Imana muri iyi manuka. Ati nyamara n'ubutaha rwose hari igihe wenda imanuka nk'iyi ibaye itewe n'impamvu nk'izi ngizi abantu bashaka kuba bayiburiramo ubuzima, ati kuko rwose ibi ngibi biba bihombeje n'igihugu. Abaturage rero bari begeye hafi aho ngaho bakaba bavuze ibintu bigiye bitandukanye kuri iyi manuka, aho bamwe bagiye batangaza yuko uyu mugabo rwose wari utwaye ngo iyi modoka ahubwo ngo yari no kuri telefone, ariko ngo iyi modoka ikaba yari ifite umuvuduko mwinshi. Ati ubwo rwose sinzi ngo ikintu yaje kwikanga, hanyuma kubera no kuba yakwitaba telefone abura icyo afata, abura icyo areka, imodoka niko ngo kubura control rwose ngo ihita yibirindura rwose. Ubwo ngo bishaka kuba byatewe nuko wenda yaba yafashe cyangwa amaferi atagiye rwose abireba cyangwa akontorora rwose ngo ibyo arimo. Abandi bantu rero bagiye batandukanye bavuze bati se iyi modoka ishaka wenda yari buze control cyangwa se yari buze feri. Abantu rwose ati nta wamenya neza icyaba cyateye iyi manuka. Ubwo niko nako rero umuvugizi wa polisi rwose urwego rushinzwe ibinyabiziga cyangwa se ingendo zo mu muhanda yagiye aburira abashoferi
abwira abantu bagiye batandukanye, ababwira ati mukwiye kwitonda rwose mugatwara neza, ati mugatwara ibinyabiziga byanyu neza, ati kuko nimwe biba bizagirira akamaro, nubwo tuba tubibabwira biri mu nshingano zanyu, ati murabizi namwe mutirengagije ko ari mwe ibi bintu biba bifitiye umumaro. Ati rwose ibi bintu nimwe ba mbere biba bifitiye umumaro, muba mukwiye kubyubahiriza rero, mukagendera ku mategeko, mugakurikiza ibyapa byo mu muhanda ndetse n'amatara. Ati niba ari 40, ati nawe ukabizirikana, niba ari 60 rwose ukigendera. Ariko rwose kuko ibi bintu birakabisha no mu gihugu cy'u Rwanda, ni nako rero ibi bintu rwose bavuga ati amategeko rwose agiye kujya ashyirwa mu bikorwa nk'uko bisanzwe bikorwa. Ati rwose bajye babitwara bazi ko uzajya ufatwa azajya ahanwa, rwose agahanwa n'amategeko ndetse agacibwa n'amande abagiye atandukanye, bitewe n'urugero rw'icyase umuntu aba yagiye akora, cyangwa se bitewe n'uko aya mande rwose baba barayanditse ku cyaha umuntu aba agiye akora iyo abaye yarenze ku mategeko yo mu muhanda. Ni hariya rero mu karere ka Musanze muri Ruhengeri rwose, uyu mugabo rero wari utwaye iyi modoka, nubwo rwose yaje gukomereka, ntabwo yakomeretse bikomeye cyane, akaba rwose hitabajwe ambulance, akaba yagejejwe hariya ku bitaro bya Ruhengeri, aho ari kwitabwaho n'abaganga bagiye batandukanye. Kugeza n'iyi saha rero, kugeza magingo aya ntabwo aravuga ikintu cyaba cyateye iyi mpanuka, kuko ntabwo yari yaganira n'itangazamakuru. Itangazamakuru rero muri rusange tukaba dutegereje kuza kumva icyo ari buze kubivugaho, icyo ari buze kuvuga rwose cyaba cyateje iyi mpanuka, y'imodoka yo mu bwoko bwa tagisi. Iyi modoka rero ikaba yakoreshwaga itwara umusaruro w'inyanya rwose, iwuvana ahantu hagiye hatandukanye iwujyana ari mu masoko aba agiye atandukanye yo mu karere ka Musanze, dore ko akarere ka Musanze ari akarere rwose ubundi ukunda gusangamo ubuhinzi bw'ibirayi. Inyanya rero akaba ari ikintu hariya kiba gikomeye mu karere ka Musanze, akaba ari nayo mpamvu rwose abacuruzi baba bagiye batandukanye bakoresha ibinyabiziga nk'ibi kugira ngo babe bageza umusaruro cyangwa se umusaruro ufatika ku masoko atandukanye hariya mu karere ka Musanze. Ni Kigali Top News rero iba ikomeje kukugezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye, ni inkuru ziba ziri kugenda zicaracara hirya no hino, cyane cyane inkuru z'imyidagaduro ndetse n'izindi nkuru rwose ziba zigiye zitandukanye. Niba wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, n'iryo jambo ritukura ukore kukazogera, hanyuma notification ikugereho ako kanya. Turabashuje kandi rwose tukomeje kubifuriza ishya n'irwe, amahoro y'Imana abane namwe rwose, ndetse n'amahirwe masa mu mirimo igiye itandukanye muba mukomeje kugenda mwikorera. Natwe nka Kigali Top News tunamukomeza kubasezeranya ko rwose tuzajya tubagezaho amakuru ako kanya, akiba amakuru abagiye atandukanye, yaba rero wowe uherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda n'ahandi ku isi muri rusange. Tukaba tukwifurije rwose amahoro y'Imana ndetse n'imigisha kuri wowe.